Reka nongere nshimire mwese ababyeyi, urubyiruko, mwese mudukurikira 5/5 kuri Urgent Update News. Nshimira uruhare rwanyu mwese, nshimira urukundo mudukunda, nshimira uburyo mudutega amatwi, nshimira umusanzu wanyu wo kuba mwarakoze subscribe. Mbabwira ngo rero ndabashima cyane, ndetse niba nawe uri bwa mbere ugeze kuri channel yacu ukaba utarakora subscribe, ya niyo masaha kugira ngo nawe kuri subscribe maze amakuru yacu ajye kugira 5/5. Njye wumva rero ni Jean Marie kuri mikoro za Urgent Update News. Ngiye kuba ngaruka ku nkuru y'incamugongo, inkuru itari nziza, muratabona uko avuga. Donc ni umugabo wafashe umwanzuro ugayitse wo kwambura uwo bashakanye ubuzima, nyuma y'uko rero amuzije ko atamuhaye amafaranga yamubikije, nyuma y'uko yari amaze guhiga ndetse no gufata inyamaswa y'impongo aza kuyigurisha, ndetse yari yanayibaze, inyama zimwe barazisangira izindi barazigurisha, amafaranga avuyemo rero niyo baje kuba bapfa. Ni mu mudugudu wa Kivugiza, akagari ka Ngeruka, umurenge wa Ngeruka, akarere ka Bugesera. Habana bakize Ramadani bikekwa ko yishe umugore we Mukamazimaka Josiane. Abana n'umuryango, uyu ni umuryango wabanaga utunzwe no gushaka inkwi mu ishyamba bakazigurisha kugira ngo babeho. Bari batunzwe no gushaka inkwi mu ishyamba bakazigurisha kugira ngo babeho, binajyanye n'ubuhizi, dore ko uyu mugabo yahigaga inyamaswa mu ishyamba. Mu mpera z'icyumweru ku gatandatu rero nibwo uyu mugabo n'ubundi bagiye mu ishyamba nk'ibisanzwe, aza gufata inyamaswa y'impongo, hanyuma barayibaga, inyama zimwe barazigurisha izindi basigena mu rugo barazirya. Amafaranga bagurishije izi nyama ni ibihumbi 37 by'amanyarwanda. Uyu mugabo afata amafaranga ibihumbi 21 abiha umugore we ngo abibike, andi bajyana mu kabari baranywa barahaga pe barasinda. Umugabo amafaranga amushiranye abwira umugore ati impaye amafaranga nakubikije. Umudamu ati reka muzi ko abadamu twita ku tuntu twinshi, dutekereza abana, dutekereza urugo, wa mutima w'ababyeyi. Umubyeyi ati reka ntayo nguhereza. Biza kurangira bashwanye kugera mu rugo, intonganya ziba nyinshi. Umunsi ukurikiyeho rero abaturanyi baza gusanga uyu mubyeyi yitabye Imana, yambuwe ubuzima. Umugabo we yabyutse n'ubundi ajya mu mirimo ye, ajya mu ishyamba, ariko yari yashatse kinini cy'imbeba, yari yashatse kinini agishyira ku munwa cyangwa se mu kanwa k'uyu mudamu, k'uyu mubyeyi, kugira ngo bigaragare ko yiyahuye, dore ko yahise ahuruza abaturanyi, atuma iwabo umugore ati umuntu wanyu yiyahuye. Ariko baza gusanga uyu mudamu yamukoromekije cyane mu mutwe, umutwe yawangirije cyane bikabije. Bikaba byageze ku itariki ya 2 z'ukwa 9 uyu mudamu atarashyingurwa kuko nta bushobozi bwari buhari. Ni mu gihe umugabo we rero yamaze gutabwa muri yombi kugira ngo akurikiranweho n'inzego zifitiye ububasha. Uyu mugabo ariko yaje kwemera yuko n'ubundi yakubise umugore we bimuviramo gupfa. Kugeza ubu ngubu ntacyo inzego z'ubuyobozi zirabitangazaho, ariko birababaje cyane kubona muri iyi minsi mu miryango harimo umutekano mukeya, harimo impfu za hato na hato. Tumaze kubona abagabo benshi rwose, abagabo mwisubireho, abagabo twisubiraho, abagabo twose ni ugusenga cyane. Muri iyi minsi ntabwo byoroshye, abagabo rwose birakomeye gufata umwanzuro mubi wo kwica abo bashakanye. Birababaje cyane. Hari ibibazo bitandukanye birimo guteza umurindi ubwicanyi birimo gukorerwa mu ngo hirya no hino. Ngira n'inama, wenda ntabwo ndi mukuru cyane ku bijyanye n'ingo, ariko ngira inama abashakanye kwirinda ubusinzi. Ubusinzi buri muri bimwe biri gukurura intonganya, amakimbirane, amatiku, urwango, ndetse
ugasanga rimwe na rimwe abo mwasangiye nibo bagushyizemo umutima mubi wo kwanga uwo mwashakanye. Nk'uyu mudamu yari afite apfuye yitabye Imana asize abana babiri, umwe yamubyaranye n'uwo mugabo ariko undi ntabwo yamubyaranye n'uwo mugabo. Ubusinzi rero ubusinzi bwaturutse kuri uwo mugabo, yanyoye rwose amafaranga aramushirana ashaka nayo yabikije umugore ngo yamuhereze. Ubusinzi buri mu byatumye umugabo yica uyu mugore we. Twirinde ubusinzi. Ikindi ni uko batabanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi dushyigikira umuco wo kubana mu buryo bwemewe n'amategeko, twirinde ubusinzi kandi twige kunyurwa. Niba uri umugabo wige kunyurwa, niba uri umugore wige kunyurwa. Umugabo amenye ngo amafaranga nahaye umudamu n'ay'umuryango n'igihe havuze ikibazo kiri ngombwa. Birababaje cyane rwose. Hari no kwirinda, buriya ikintu tugomba kumenya, kwirinda kwishora mu rushako rudafite icyerekezo. Hari ukuntu ushaka umuntu ariko ukabona uwo muntu nta cyerekezo afite. Ugashaka umuntu urugo rwananiye, ugashaka umuntu w'umusinzi, ugashaka umuntu udafite icyerekezo, nabyo burya aba ari amakosa. Igikomeye mu byo ngibyo byose rero ni ugusenga. Imana nitanga amahoro. Babwira ngo dusenge cyane, dusenge Imana kuko turi mu bihe bya nyuma. Nta kindi kintu cyakuraho uyu mwuka mubi w'ubwicanyi, mwuka wo kwiyahura, mwuka w'ubusinzi usibye gusenga. Abana rero twizera ko yaba igihugu, umuryango ndetse n'Imana byose hamwe abana bazitabwaho, ndetse tubwira Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bige gutangira amakuru ku gihe ko uyu mugabo n'ubundi ngo yahonaga intonganya mu rugo rwe arwana n'uyu mugore. Amakuru akwiye gutangirwa ku gihe. Ikindi abagore mwere kwemera gukubitwa mugezwe aho mwamburwa ubuzima n'abagabo banyu ngo mubahishire abambura ubuzima. Mugomba gutanga amakuru ku gihe. Mukomeze kubagira ibihe byiza. Nyakwigendera Imana muri yuko ridashira, ariko wabikoze nawe abihanirwe n'amategeko, kandi abana twizera ko ubuzima bwabo Imana ifite mu biganza. Kora subscribe kugira amakuru yacu ajye kugira 5/5. Komeza kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Reka nongere nshimire mwese ababyeyi, urubyiruko, mwese mudukurikira 5/5 kuri Urgent Update News.